nta mubabaro Yesu atamara, nta bukene uko bwaba bumeze kose. Iyo hari ubukene bunuka bubaho, hari igihe ugira ubukene bukagira gute, bukananuka, ariko nta bukene Yesu atamara, nta marira Yesu atahoza. Amen. Uyu mubabaro n'uw'igihe gito, iri joro naryo ni ry'igihe gito. Ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mana tugirire neza. Cyangwa ngo nugaruka. Amen. Nugira guterata, nugaruka Imana izakugarura. Nugaruka uyu munsi ukavuga ngo Mana ndahindukiye, hari ibintu nabaga uyu munsi ndabyanze, ngarukiye Uwiteka. Ariko Mana sashimwe cyane. Amen. Naho baguhanurira inshuro igihumbi. Amen. Amen. Kandi ntabwo bazabura kuguhanurira. Abahanuzi bararakaye. Ntabwo babura kuguhanura. Kandi namwe mwararakaye ntimubura kubyikiriza. Amen. Urabizi ko umunyabyaha, urabizi uri igipagani, hari itanjyamo hano mu mwuka. Urabizi neza wayagize gute? Imana iguhaye kwiterera hejuru. Iyo nziza zaturuka. Hey. Tuge cyane ngo amen. Amen. Koni wanyu bapfuye bagikodesha. Amahirwe ufite nayo gukizwa neza. Haleluya. Imana ikazatenyuruza abari bakenyeye, ikagutenyeza mu izina rya Yesu. Amen. Iyo ukijijwe neza Imana ikenyuruza abari bakenyeye, ikagutenyeza. Yesaya 45. Ibi by'ibyo Uwiteka abwira ko uwo yimikishije amavuta. Haleluya. Kuri uwo yagize gute? Nzakujya imbere ahataringaniye, ngiye gute? Hari nga nisi. Imana tugirire neza. Nzakujya imbere ngiye gute? Ramura
cy'umuhanuzi Yeremiya ibice byaho 15. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu ukuri. Kandi neshejwe n'Imana umutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye tembera n'umucyo w'ukuri Yesu umukiza neshejwe n'Imana umutima n'umuriro w'ijuru nsigaye tembera n'umucyo w'ukuri Yesu umukiza ubugingo bwiza nahise nanubu gukore kubaho ni Kristo no gupfa umukristo Jambo ry'Imana Yeremiya 15 ku murongo wa 19 haravuze ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa iba igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'ibiteye ubwoba y'abateye ubwoba. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo riravuze ngo muri Yeremiya 15 ku murongo wa 19 tumaze kuririmba umuririmbyi uvuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, ariko nayihawe mu gihe nihanye ibyaha. Mana tugirire neza. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo nta muntu ujya uramira mu byaha. Nta muntu ujya uramira hehe mu byaha. Mana tugirire neza. Twasenga twagira gute, ariko banza utekereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ngo by'umwana yaragize gute, yaraheze kera. Imana tugirire neza. Haleluya. Nta muntu ujya ugira gute, uramira hehe mu byaha. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura. Haleluya. Kubera iki ijambo rivuze ngo nugaruka? Nuko habayeho kugenda. Haleluya. Habayeho kugira gute? Ese umuntu agenda ryari? Imana tugirire neza. Ese birashoboka ko umuntu wicaye hano yaba ari muri iri teraniro ariko yagiye? Birashoboka? Ijambo riravuze ngo nugaruka nzagira gute? Rero mu rusengero hagwiriyemo abantu bicaye mu rusengero ariko baragiye. Baragize gute? Baragiye. Ijambo riravuze ngo nugaruka Imana izagira gute? Izakugarura. Nugaruka ukava mu byo wibwira, nugaruka ukareka kugwa mu mutima. Hari abantu baguye mu mutima, kandi buri umuntu mubi ni umuntu waguye mu mutima. Sashimwe cyane. Uyu muntu waguye mu mutima
mutima umugwaho utabizi. Ariko iyo umuntu yaguye akagwa burundu abantu barabimenya ko yaguye. Ariko umuntu waguye mu mitima abantu ntibamenya ko yaguye. Imana itugirire neza. Abahagaze ari mu murimo w'Imana, nzagukorera Mana, umurimo wawe nzagukorera Mana, uzampa ingororano. Agashyiramo igisirimu ukagira ngo aracyahari. Ariko wajya kureba ugasanga nyirizina yagize gute, yaguye kera. Imana itugirire neza. Ariko nugaruka nzakugarura. Sashimwe cyane. Imana irashaka ngo mugaruke. Imana irashaka wongera usubire hehe? Urufatiro. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubwo ubuntu nayihawe mu gihe nihariye ibyaha. Sashimwe cyane. Mu gihe gize gute? Niwihana ibyaha uzabona umugisha uturuka ahera ho mu ijuru. Reka nkubwire, ibi byaha nta muntu biramiramo. Birashoboka ko wakora ibyaha ukabona urakora biragenda, ukabona amafaranga, ukagira ngo warushije abandi gukizwa neza. Ariko wagize amahirwe ariko ntiwagize umugisha. Imana itugirire neza. Wagize amahirwe ariko ntiwagize iki? Umugisha. Abantu benshi bakora ibyaha bakunda kugira amahirwe, ukabona sitaye ku bintu, ukabona agize amahirwe, mukaririmbana, wajya kubona ukabona ejo yaguze vewe, ukagira ngo nuko asenga cyane yagize amahirwe ariko ntiyakurushije umugisha. Sashimwe cyane. Byashoboka rero ko uyu munsi uri mu buzima butakoroheye, ariko nubwo butakoroheye tunganira Imana. Nubwo butakoroheye kora iby'Imana ishaka. Ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. Ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. Tunganira iki? Imana. Reka nkubwire, nta kigeragezo kitagira iherezo. Ubanza ugire gute? Uhindukire mu izina cya Yesu. Biravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira ko uwo yimikishije iki? Nzakujya imbere ahataringaniye ngire gute? Nzamenagura inzugi z'iki n'ibihindizo by'ibyuma mbicamo kangahe? Kabiri. Hasi yaranditse ngo nzakenyuruza. Ntabwo izakenyuruza aboroheje, izakenyuruza iki? Izakenyuruza abami kugira ngo igire gute? Igukenye. Haleluya. Nzakenyuruza abami kugira ngo nguke. Yes, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ariko kubera yuko watunganiye iki? Imana. Nuvana ibishimwa hehe? Muri iyi minsi n'abakristo muri iyi minsi ntabwo baguye mu bigaragara, baguye mu mutima. Ntabwo baguye hehe? Baguye hehe? Mu mutima. Umuntu murasengana ariko yaraguye hehe? Umuntu muraririmbana ariko yaraguye mu mutima. Kandi uyu muntu waguye mu mutima niwe mubi. Amen. Nangwa n'uwaguye akagwa burundu. Nugaruka nzagira gute? Nzakugaruka. Nuvana ibishimwa hehe? Mu bigawa. Uzaba nk'akanwa ariko uri muri jujuta. Mana ko nsenga ntiwumva. Nesa ku kanwa kawe kuzuye ibyaha. Mana yakumva ko isengesho ry'umunyabyaha ni ikizi mu matwi y'ikiri y'Imana. Tugiye rero kubanza gukuraho ibyaha. Nitumara gukuraho ibyaha tubone tubwire Imana tuti katonda tuyambe, turwanirire, tuyambe, tugirire neza, tubambire amahema. Sashini. Mwebwe mujya murya mudakaraba. Murabanza mukagira gute? Mudakaraba. Ariko abantu barashaka kugenda uko bagize gute? Uze nabi. Barina nabi ariko si cyane. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Rero ukunda Imana ni umenywa. Ndashaka dukoresha igihe cyacu neza uyu munsi. Ndumva hano hantu hagiye kubera ibintu bikaze.
bwira umuntu mwegeranye ngo harabera ibintu bikaze, harabera ibintu bikaze Imana yabimbwiye. Amen. Amen. Ariko abatagarutse bo ntabwo biri buze kuba. Asifu ukajya wiyitirira ibintu by'abandi. Imana ikavuga ngo ndabatabaye, ngo amina, ntujye uvuga rimwe, kandi agatsinda abantu batagarutse nibo bakira vuba. Imana itugirire. Bariza umuntu mwegeranye ngo uravayo cyangwa uragumayo. Nuvana ibishimwa hehe uzaba nk'akanwa. Mureke mbabwire, amafaranga Yesu arayatanga. Haleluya. Ubutunzi Yesu agira gute? Amazu Yesu agira gute? N'ikimenyimenyi kugira ngo wumve ukuntu ibyo bintu ari hatari. Abakize mu Rwanda bose ntabwo ari abasenga. Haleluya. Kugira ngo wumve icyazanye Yesu, ntabwo yazanywe no kuduha amamodoka n'amazu nubwo abitanga. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Haleluya. Zibone iki? Bantu utekereza niba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'iki cy'ubugingo, ubone kuvuga ngo Data ngirira neza. Hari isengesho Dawidi yasenze muri Zaburi 119 ku murongo wa 122. Aravuga ngo wigwatirize kuzagirira neza umugaragu wawe, maze abibone babibone be kumpata. Imana itugirire neza. Ugire gute? Wigwatirize. Ese nawe iryo sengesho warisenga ugahamagara Yesu ngo ngwino wigwatirize? Asa Yesu murazirana? Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uzuka muri iki gihugu cy'u Rwanda hari amategeko ahana abantu batanga ingwate itari yabo. Urumva rero uramutse utanze ingwate itagize gute? Mbere ya byose banza ugirane ubusabane na Yesu, maze ubone umutangeho ingwate. Imana itugirire. Banza ugirane ubusabane nande? Na Yesu. Ubone umutangeho iki? Icyo nkundira Yesu ni umugabo utajya utenguha. Sashimwe cyane. Niyo atagize icyo aguha ntabwo aguha rubanda. Igihe ataraza gukora ajya gutungisha amana, akagutungira mu butayu. Sashimwe cyane. Akabona abantu bakabona ubyuka mu gitondo wambaye neza wanatebeje, bakavuga bati umukire uri muri karitsiye n'uyu nguyu. Ariko ibeshye umuyobereho umubwire ngo mpa igihumbi, bihita bigorana. Impamvu Yesu aba yaraduhije. Sashimwe cyane. Ntabwo yatuma abantu bakunyuzamo amaso, hoya araguhisha mu izina cya Yesu. Burya baba muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana na gato, kuko umwuka yanga ibyo kamere irarikira, kamere nayo igakunda iby'umwuka yanga. Mana tugirire neza. Abantu bari muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza iki? Imana. Rero niba ushaka ngo Yesu akugirire neza, iyuzuze nayo ubona amahoro. Hari ibintu byagutanyije n'Imana. Ubusambanyi bwagutanyije n'Imana, amagambo yagutanyije n'Imana, ishyari ryagutanyije n'Imana, gusebanya byagutanyije n'Imana, kwikinisha byagutanyije n'Imana, kunywa inzoga byagutanyije n'Imana. Iyuzuze nayo ubona amahoro. Usigaye mwarabyoroheje ngo kunywa inzoga si icyaha, icyaha ngo nibyo zigukoresha, ngo musigaye muyinywa ngo mugahita muryama. Ngibyo ngo ntabwo bigize iki? Ngibyo ntibigize icyaha. Urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpamwe na nzabishyira ku mugaragaro byose uko bigize gute bikurikira. Hari abantu bakora ibyaha bakabigotomera nk'abagotomera amazi, kandi bakaza bagasirimba bigakunda, bakagira gute? Bariza umuntu mwegeranye
twegeranye ngo wakoze ibyaha wicara mu rusengero ukaba wiyumva ute? Uba wiyumva ute? Mana tugirire. Iyo uri musiriba hari icyo wambwiye Mana ndindiriye ko gisohora. Ubundi ijambo ry'Imana nasomye hano muri Yesaya rirambwira ngo mwirinde ibibamarira inkweto. Ngo mwirinde bigize gute? Kandi ko umuntu arasirimba agasirimba asifu inkweto igahenda nta nkweto marana kabiri. Yesu nicyo batutaziranye nzazibariza. Amen. Inkweto nzagira gute? Noneho nasomye ijambo ry'Imana intera ubwo ngo hari abantu bazagera ku muryango bagakomanga bavuga ati kingura mwana, ati urinde. Kantu ni kabi ukubaza ngo urinde. Ngo ntabwo unyibuka singiye Nyagatovu ntabwo unyibuka. Hehe ntunyibuka kuwa gatanu ryarize mwami w'inyirengagiza ninjye wasirimbaga. Umwami ajye mu mirimo arebe asanga nasirimbaga hari umuntu ndi kwiyereka wicaye aho ngaho kugira ngo ambone. Umwami ninjye wahanura najya kureba asanga nahanuraga ngira ngo abagira ikintu bampa. Ibintu bita bikomera. Imana itugirire. Ariko hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bajya bahahindura ahantu h'amasoko. Reka nkubwire, kuba ugize imyaka 30 utarashaka ntabwo ari ikibazo. Kuba ugize imyaka 40 utarashaka ntabwo ari ikibazo. Kuba ugize 50 utarashaka ntabwo ari ikibazo. Jobundi hari umukobwa uherutse kumbwira ngo ubuse koko iyi Mana ngo yananiwe kuntabara koko, ngo none ngo baruhiye ubwo bemerera ba 18 gushaka. Ati ubu ndacyashaka. Agize gute? Ngo ba 18 ngo bagiye kuza kubakura hehe? Ubushiro ngo ibitekerezo yabihindura. Imana itugirire. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Amen. Ukunda Imana ni umenga nayo, ariko dushakashaka mu maso y'iki Imana. Umva mubwire, anga icyaha n'igisa nacyo. Urashaka kubona mu maso y'Imana, anga icyaha n'igisa nacyo. Urashaka kubona umugisha uramba, subiramo ngo umugisha uramba. Umugisha ugize gute? Umugisha uramba ubonerwa muri Kristo Yesu. Iyo ukiranutse neza Yesu aguha umugisha uramba rata. Umugisha ugize gute? Uramba w'ibihe byose. Buriya naje gusanga ibintu wakura mu gukiranirwa nta mwanya bimara. Nta mwanya bigira gute? Bimara. Umva mubwire, ugira gutyo ukabona ibyo kurya, ukabona umufuka w'umuceri ufite umuturanyi wawe ukamwimaho n'irobo bazi. Niki? Ariko ubwo wiyumva uti ugura umufuka w'umuceri ukawumara nta n'umuntu n'umuhaye. Wumva n'upfa uzishingura. Ni ikibazo. Dore ngo ndabivuga bagahita bakora ku mfunguzo z'akabati aho basi. Ahubwo ndamwibukije arimo aribaza ngo nasize mfunze. Ubu waje gusenga umukozi tayari ntari burya. Ugisenga umukozi nawe ahita agira gute? Sawa. Bizabatera icyaha. Imana itugirire. Cyakoze ukoze ishyano nijoro aramubwira ngo utekere rimwe.
userere ati kandi uze kubirira aho ngaho, ntuze kuza aho ngaho umara gaze cyangwa amakara. Ariko uko mushaka ko babagirira aba ariko namwe mugirira abandi. Imana tugirire neza. Icyo umuntu abiba nicyo azagira gute. Nugaburira umuntu uyu munsi ntabwo uzi nawe uzakugaburira ejo hazaza. Ntabwo uzi umuntu uzagira gute. Uyu munsi iyo ungaburiye ngewe wenda ntabwo nabyibuka. Ese nkubeshye umbwire ngo nzabyibuka se? Ariko imirimo dukorera Imana yose irayandika. Uyu munsi umuntu we ntuzamugirire neza utegereje ko azabikwitura. Ungaburira neza, urangaburira uyu munsi inzara iri kumbe n'amazi, ejo ngatera imbere nkakwambara na marinete. Wahura mu nzira ntwaye nkahagarara nkamanura rinete nkarya mu nzira. Nyamara aho ngeze uyu munsi ni cya gihe wangaburiye inzara ntiyanyira. Imana itugirire. Iyo utangaburira inzara yari bugire gute? Yari mu mitani. Ariko warangaburiye bituma iminsi yicuma. Ariko nubwo njyewe ntabyibuka, ariko Yesu arabyibuka mu izina rya Yesu. Yesu ntabwo akiranirwa ngo yibagirwe iki imirimo. Umva nkubwira abantu naho baguhemukira inshuro 1000 ntuzigere wibuza kugira neza. Haleluya. Buriya hari ikintu gituma udapfa, ni abantu wagaburiye. Buriya nubwo hari abantu bari kukuvuga nabi, ariko hari abantu bari kugusabira imigisha, bavuga ngo Imana iguhe umugisha. Iyo migisha yose ikakombaho ikagukurikirana. Amen. Nubona uburyo bwo kugirira umuntu umwe neza, jya umugirira neza. Nubona uburyo bwo gukora ikintu kimwe cyiza, jya ugikora. Amen. Imana izaguha umugisha. Imana izakugirira neza. Nubona uburyo bwo gufasha umuntu, buriya nta kintu kijya kinezeza iyo mbonye hari umuntu usetse bitewe nanjye. Sashimwe cyane. Mu buzima niba hari ikintu kijya kinezeza kibaho, ni igihe ikibazo cy'umuntu gikemutse bitewe nanjye. Ariko hari ikintu kintera ubwoba kibaho kigatuma ntasinzira, igihe hari umuntu wababaye bitewe nanjye. Asifiwe. Uko ubabaza umuntu bitewe nawe, menya yuko nawe imbere wabyanga wabyemera nawe uzarira pe. Uzagira gute? Uyu munsi hari umuntu wababaje, arimo arababara. Nutarira hazarira umwana wawe, nataba umwana wawe azaba umwuzukuru wawe. Ariko igihe kizaza nawe uzarira. Imana itugirire neza. Ikintu biba uyu munsi ejo uzagira gute? Uzagisanga. Ikintu biba none nicyo ejo uzagira gute? Uzasanga. Katwisengera Imana. Amen. Ikiruta byose mubane n'abantu bose iki? Amahoro. Iyi si tuzayisigira ibyo twayisanganye. Ukaruhuka akavuna ushaka ibintu, kubw'amahirwe y'isi ikagutiza, ugahisha mu nzu ugaheza abantu, mbere y'uko utaha iyi si ikagusanga. Nkingurira ugataha utitwaje impamba, iyo ngiyo ugaturana n'abatindi. Imana itugirire neza. Iyi si tuzayisigira ibyo twagize gute? Nabonye abantu bari bakomeye bamanuka bajya hasi. Asifiwe. Nabonye wari umuzamu ku iduka, azamuka aragenda agira amangazini. Imana itugirire neza. Mbona uwo yarariraga amanuka. Imana itugirire neza. Uwo yagiraga gute? Uwo yarariraga nawe ajya kumusaba ikiraka cyo kugira gute? Cyo kumurarira. Ibintu bijya bihinduka, ibintu bijya bigira gute? Uwo muntu ureba mwicaranye ejo niwe uzavamo umuntu ukomeye. Hari abantu udakwiye gusuzugura. Sashini, ntugasuzugure umwana mutoya. Nubona umwana mutoya agenda ntukamusuzugure, ntabwo uzi icyo azaba cyo. Uramusuzugura, ariko kuri we ushobora gusanga hari inyenyeri yo kuzaba perezida. Mu minsi izaza akazaba ari perezida. Undi muntu wa kabiri, umuntu ukennye uyu munsi ariko akaba yarize,
uyu munyamashuri ntukamusuzugure. Iyo yose igihe kizagira gutya abona akazi ahantu hakomeye, nubwo akennye ariko yicaranye amashuri, uwo muntu ntugapfe kumukinisha. Asifiwe. Umuntu wa gatatu, ntugakinisha umuntu ufite za y'Imana, umuntu uriho isezerano ry'Imana, umuntu Imana yabwiye ngo nzakugirira neza, umuntu Imana yabwiye ngo nzagutabara, umuntu Imana yabwiye ngo nzaguhindurira amateka. Uyu muntu ntukamusuzugure. Araba ari umumama, ntukamusuzugure. Araba ari umukobwa, ntukamusuzugure. Uko yaba ameze uko ariko kose, uyu muntu ujye umwubaha. Naba ari umukobwa akaba yubaha Imana ya Isiraheli, jya umwubaha, igihe kimwe azagutungura. Munyamasengeri, igihe kimwe aragutungura. Sashimwe cyane. Igihe aragutungura. Asifiwe. Muhura mu gitondo, nta gahunda yo gutabarwa ihari. Saa sita mugahura neza neza, ibintu byagize byahindutse, mugahura yitwaye mu modoka. Byagenze gute? Yesu yantabara. Umwana tugirire neza. Amen. Igitangaza ni nk'urupfu, ntabwo umenya igihe kizi. Asifiwe. Igitangaza ni nk'urupfu, ntabwo umenya igihe kizira. Jya wubaha umuntu, aba akennye cyangwa akize, jya umwubaha. Imana itugirire neza. Imana imufiteho umugambi. Sashimwe cyane. Ubu hari umuntu wigeze gusuzugura ngo ntimwabana. Imana itugirire ngo ntimwagira gute? Uri umumama cyangwa se uri umukobwa cyangwa se uko umeze, ariko uyu muntu uvuga wavuze ngo ntimwabana ngo ni agakene, urangije wishakira undi muntu wari ugezweho icyo gihe, ariko uyu munsi warakubiswe, ariko w'Imana yamucaniye itara, ubu yateye imbere. Musigaye muhura ari mu mukono wo hakurya, ugashaka kwambuka kugira ngo ubashe kumusuhuza. Iyo muhuye umusuhurisha amaboko yombi, ariko mbere wamuherezaga imitwe y'intoki. Ariko kuko Imana iciye inzira, urimo urivugishwa ngo bya bindi warabyemeye. Ibiki? Bereza Imana icyubahiro. Ngo bya bindi nagize gute? Reka dusenge Imana. Haleluya. 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 Igihe kimwe umuntu yigeze anyirukana iwe, anjijije ibyo kurya. Namusabaga ikintu cyo kunywa akakinyima, namusaba ibyo kurya akabinyima. Umunsi umwe nariye, anyirukana mu rugo rwiwe, anjijije inyama zo mu nda. Inyama ni amateka maremare. Hari ibintu biba byaratubabaga. Amen. Ndagenda ndazerera mba mayibobo, manuka Kimironko nijoro ntagira iyo ndara. Asifiwe. Azenguruka hano mu irimbi hose, agenda Nyabisindu, nkazamuka Gihogere, nkagenda nkatambika kuri sitade, nkamanuka kuri stade, nkagenda za Kabeza, nagera mu Rubirizi nkongera ngakata. Ubu nigeze ndari Rondo ntahembera. Hano umuntu ubizi ko ngira gute? Ndira. Imana itugirire neza. Umunsi Yesu yangiriye neza, nambaye neza njya kumusura. Ngiye kumusura kinkubita amaso, arambwira ngo byagenze bite. Mubwira nti ni Yesu wangiriye neza. Hamwe wantaye Yesu yarahantoraguye. Arangije arambwira ngo none se ngo muri teremusi harimo igikoma. Amubwira nti hoya ntabwo nkinywa igikoma. Imana itugirire
none se tugutekera icyayi ntoya ntabwo nkikinywa. None se ngaho reka bakuzanire fanta rero ntoya nsigaye nywa amazi. Ntitugirire nsigaye nywa iki? Amazi. Ati none se ati rero amazi twebwe tunywa n'adatetse hano ntoya ngaho yantera ibicurane. Imana itugirire neza. Ariko Yesu ni muzima. Imana ibagirire neza. Reka twinjire mu kanya keza ko kwihana ibyaha. Ijambo ryavuze ngo nuvana ibishimwa hehe mu bigaho uzaba nk'akanwa k'iki k'Imana. Ese ntimushaka kuba nk'akanwa k'Imana? Hari abantu mushaka kujya mutegeka dayimoni zikiruka? Dufite ubutware n'ubushobozi bwo gutegeka inzoka na scorpion zikagira gute, ariko hari impamvu usenga ugategeka ibintu bikagusuzugura bikagira gute. Ni ukuvuga Yesu udatuye muri wowe, Yesu wumvanye abandi. Haleluya. Yesu wumvanye iki? Nta muntu uramira hehe. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Ayo mazina yawe, ayo mazina yawe, ayo mazina yawe, izo mpundu ni zawe. Ayo mazina yawe, shyiramo amashyi. Ayo mazina yawe, ayo mazina yawe. Sema haleluya. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Twongere dukomere data amashyi menshi cyane. Twongere dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Aho narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Aho narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Aho narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Shyiramo amashyi. Amashyi. Mana y'amashyi we, mana y'amashyi we, mana y'amashyi we, mana y'amashyi we. Amashyi yanyumwe, amashyi y'ababyeyi, amashyi y'abakobwa, amashyi yanyumwe ko ntayo numva se. Imana y'amashyi we, Imana y'Elohi, Imana y'Abarafu, Imana y'amashyi we, 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 Imana y'amashyi we.